Nezete uko atinze bo nabanje kujyana umwana ku ishuri ariko ibintu turabikora neza kuki utamamagaye ngo umenyeshe abatumye izuba ari inyica mbo nta muriro nari mfite muri telefone ariko na kuki utagira umurosha oya buriya sinzi ukuntu byagenze ariko gahunda ni gahunda igipangu uje kunekamo iki turi hano yego ndabyumva chef harimo ibisambo bitatu ndashaka kubinekera bicuruza urumogi kandi uzo ufite ibimenyetso ibyo ngibyo turabikora 100%. Gusa bafite intwaro ugende witonze. Bafite intwaro? Ya. Intwaro bafite intwaro. Bafite intwaro. Ninjira mu ntwaro. Byumve neza. Urinjira mu mani. Sambwe kusanzwe bikora se? Bafite intwaro. Bafite intwaro bafite ibikoresho byose urabifite. Gusa ugende witwe. Sambwe kusanzwe bikora nawe wigire nk'abasinze kuntu ageramo. Ko bigoye boss. Iki bigoye? Sa amafaranga se? Okay nta kibazo. Harimo umuntu numwe uzimo se? Nta numwe nzimana usibye ikigabo kimwe nzi bita ntago nyibuka mari cyangwa n'igipangu do muryango uriya wo bikurikirana. Okay. Ana amafaranga ahubwo nangaye. Bami ibihumbi 100. Yego. Ayo ni make cyane. Okay. Ni make cyane. Ndakwongeraho senga nonzana ibimenyetso kandi ubanzaniye bose. Boss, okay boss. Uramu bitangaye kumbwiye kari make. Yiki se? Uragenda nusoza akazi ndakwishyura. Okay, ni ibihumbi 100. Gahunda kuri gahunda ariko shaka mbona ujabiresha utabyica ikengeze uko kuzana amakuru yuzuye kandi ukanzana urumogi bacuruza izo telefone zawe zitumvikana uwaje umbwira ngo ariko boss uri ariko nkubwire rero jundi ninjye mu yeboro zanje ngira hano imbere gatoya nsanga hari ingegera zo kuntu ari mayobo za danje mbega zitangiye kuturengaho ariko se ko njya mwizera niki gituma uzumbwira utwo dukuru tudafashije Byo ni ibintu wagakwiye kumbwira cyangwa wagakwiye kuzumbwira uti dore cyavuyemo ni ako boss reka nkubwire rero kuba ngiye muri genge yanjye inkora ngiye nyine sibyo uyu mubebe uyu nguyu ureba ari gupanga agashinga ukuntu kandi nanjye nifitiye boro zanjye ngomba gucuruza zikatwinjiza bya hatari boro wowe bimeze bite ko ntacyo uvuga Jewe boss ubundi ngiye mfite umushinga wo gucuruza abakobwa niwo nshaka kugira ngo mushyire mworoganize neza ku murongo nindangiza mbazanemo nyine duteremo nyine tuye tubacuruza tubona amafaranga nazira staff tumereye nabi ugiye gushyiraho umushinga wako oya nabonye aricyo kintu cyatwongera cyatwinjiriza nizo boro zakunguka kuko urabona muri iyi minsi gucuruza ejo nagize hano ruguru ku muhanda muhura n'imbogege za danje ihwana zazimuye amenyo zari ziyanditse bya hatari amadage ari hano hanze abatwiyongoza ukunangana Bose nawe urabizi ni menshi watse tugayigira hamwe niba dushikuza ahandi tuzashora uzukuru baba bana hano ku gipangu bashaka kugira ngo bamenye amakuru yacu none bashaka kugikiraho n'ibindi bintu amaje ngo bakora iki akubwe hano harimo imogi bacuruza n'abakobwa ari under 18 ibyo nyine ngo ugene nerekere ubundi unzana ibisubizo cyambe n'amafaranga yo guhana birenze okay gahunda ubwo ni gahunda noneho se ikintu kijyanye n'intwaro n'intwaro ubwo ndinjiramo gutyo gusa cyangwa uramenye ariko abantu bikana nago mu gihe ubwenge bwo gutekereza ukamenya iki aho ngaho uvuze nabi se ndabeshye man kigikara nago kari ngombwa kugashyira ubundi amafaranga kuri kutiyogoshesha ubu se gutekereza nk'igisambo kigenze cyacyo oya ariko nibyo byiza byo gukora akazi boss akazi karakorwa ijana akazi karakorwa ahubwo ngiye intwaro mbajije rero intwaro uragenda gusa nta kindi nyeneye sibyo ndagenda ndinjiramo gusa urinjira mu nzana amakuru ngo utumye nta kintu sambwe kusanzwe bikora kuzana amakuru nabo bantu ye n'amafoto n'amajwi babyemera baje nazabafata akambwira ngo reka nyene amajwi n'amashusho ko boss ubu uvuga ngo ibintu byo kugusuzugura tugusuzugura uzaze nawe ujye gucuza zira baro zawe maze urebe ariko sha ugiye kujya umburanya nkaho nari shobuja boss nako kuburanya zira baro zibamo imvune kandi urabizi yuko tunafashwe twafunga bahembera iki uduhembera kugucururiza ariko nawe hari igihe uduha ibintu bikatugora boss oya ugabanya niba nkushyizeho ngo ukore nuko mba nzi neza ko mfite amafaranga ndashora yanjye ako boss naho hari igihe unsetse urashora amafaranga uyashoreye ahantu ubizi neza yuko bashobora kudufata tugafungwa business yawe igahomba ihomba se ihomba umaze icyo ubundi okay ubwo wishimiye ko business yawe izahomba numva izahomba uzagera mbere uko batambwiye umushinga boss mfite umushinga wo gucuruza abana b'abakobwa kandi bari mu myaka 18 wowe urabyumva ute myaka 18 kandi iyo ncunze neza mbona ariyo kintu cyatwinjiriza ariko nkuko nabibabwiye kare ntabwo byapfa gukunda kuko muzi ko inyangaruga muceceke salama boss nubundi bamagaye nenda kubikubwira biga gahunda twigeze kugirana
oya ni nyinshi nyine tugirana ariko se wibagiye ko hari gahunda twigeze kugirana yo kuba twacuruza abana b'abakobwa. Jesus is Lord. Hari uwo mfite hano nyine twaheraho naribi. Umukobwa mwiza rwose ushobora gukundwa n'abakiriya. Yambaye akabutura, yambaye agashati k'akabluze. Oya naguhumwe kuko niwe wabasha guhita aboneka. Oya wewe ubwo gahunda. Saba ndagutegereje. ariko boss ubundi wari kuvuga nde? Wowe navugaga. Kubera iki se ngiye ugomba gutangirira? Uwo mushinga wateguye tugomba kugukoreraho test. Tukareba ko bigenda. Igivuga ni ukuri. Nicyo tumva ariko me. Ako boss nawe uzi kusetsa. Ubu utangiye gupanga umushinga na business zacu uzi ko zitarimo kugenda neza. Siko nawe wagira ngo umuntu avuze ikintu urangije uhita ugishyira mu bikorwa ko kanya. Nako kanya. Reka umagare ubwo kakadogo numve ko kasoje kutuzengira imizigo. We Samantha. Wa mugigo wundi uranyabiriza iki? Ngo hamagare ngira ngo numve niba zabura wazisoje. None ntabwo urazisoza. Nazisoje fa ijya kureba. Ndaje njye ko nsanga wazitunganyije nkuko bishize wazitunganyije. Ako nukanze no umutwe ufunze fa ijya kureba cyangwa ubire. Uwo mutwe nzawumanyura. Umutwe nzawumanyura sha ntukamenyere gutyo. N'abasirikare. Ako ibintu ntabwo ari sawa. Boss, ndagiye nongeye kwigara ubwo komeze tuvugane nabi kandi komeze gutungana. Ariko ibyo bintu byo burangare mu bigabane. Boss nabyo burangare. Sawa. Urabona ko agiye mu kazi. Ndagira ngo ibintu byo burangare n'ubujije mu bishyira hasi. Boss nabirenze. Ubwo gahunda duteranyirije hano gukora. Kandi kubikora abazungu nyine sunyizeye se. Ibintu byo guheza nangarisa. Ahubwo reka ngereye. Ngaho sodo. Kuba twatewe ariko boss twatewe ni kumva umwuka atari mwiza pe bayirebe ibyari bye. Uvuze ngo Boss ufite kuba twatewe hano rwose ndikumva uruntu kwa reka bishoboka bidashoboka. Wumvise amajwi, wumvise ibirenge, wumvise reka boss ari umwuka uza ahantu ukumva ntiwari usanzwe pe. Ufite guperereza ukabyumva. noneho rero ibimenyetso byose ubikureho nizo mboro zisubiza mu nzu. Oya boss reka ubwo hamagara kakadogo kaze kabe kicaye hano ngaha tutaza gutera. Kandi banyura akazikoraho ni mwebwe. Boss muhamagare yaze bicaye ngaha atagira uduca muri humye. Abaca mu humye no muri dahumye yabaciyemo ubuse niba wumvise umuhumuro cyangwa se ibimenyetso byo ko hari abantu bahanyuze ubwo niba batwinjiriye. Nibyo mubwira ngo dukore patrouille turebe. Niba mvugira ngo ibimenyetso byose bihishe tutaza gufatwa. Boss ntabwo turi bufatwe ahubwo wowe ndakubwira hamagara uwo mwana azicare hano ngaho. Ariko mwagiye mureka kugira injiji. Boss nagaruje niba ari Ariko kucyumva na niba ibyo hisemo reka mbikore. Gira bwanga ahubwo ushaka kuduteza abantu. Ibimenyetso byose mubitsimbe ko twaba turaburije kabisa. Boss kamubwira ca hano nanjye nca hano turebe ibyari byo. Tugire bwangu. reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye Akimbwa kashobotse.